ese nibyo koko tuzibuka abantu mw'ijuru? Uzibuka nyoko mw'ijuru? Uzibuka umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, inshuti zawe? Igisubizo ni yego, ariko ntago ari ku buryo benshi babyibwira cyangwa babitekereza. Ijuru rero ntago rihanagura abo turi bo, ahubwo riraduhindura, kuko wibuke cya gihe Kristo naza azaduha imibiri ihinduye, niko abantu bahinduka, nk'uko Bibiliya iduha gihamya n'ibimenyetso, ariko benshi barabirenga batabirebye. Niyo mpamvu rero benshi bazahinduka, ariko kuba rero tuzamenya abantu tukabibuka mu ijuru nibyo bizatuma turangamira ijuru n'ubuzima buhoraho, ubugingo buhoraho, tukagira imyumvire noneho inyuranye n'uko abantu babibona uyu munsi, ahubwo tukarangamira ijuru, tukarushaho kurirangamira. Kuki rero bifite umumaro uyu munsi? Nuko tutagize uwo twibuka n'umwe, byaba bimeze nk'aho ijuru ritariho, riri kure kandi nta mumaro. Ariko turamutse tuzabamenya, ni ukuvuga ngo ijuru rituma tumva ko ririho kandi rifite agaciro. Iyo rero tumaze kubona ko tutibutse ijuru cyangwa tutibutse abantu, nitugera mu ijuru, ninde watsinda? Ninde wagirirwa umumaro? Ntawe. Ahubwo ubwoba no gutesha umutwe abantu nibyo byafata intera, aho kugira ngo abantu bagire ukwizera kw'ejo hazaza. Ninde rero watsindwa? Ninde uburiramo? Icyo gihe nta kwizera, nta mudendezo, nta no kurangamira ijuru yebye baba biriho, abantu bose bitera icyizere. Ikibazo rero kikaba kigendana n'uko tubabara, twishima, mbese hano ku isi ibyo tunyuramo byose, ubuzima bwacu bwose bwo kuri ino si bugomba kugendana no kurangamira ejo hazaza. Ukibaza uti se mu ijuru bizamera gute? Bizagenda gute? Nzibukwa gute? Ese ibi bintu bituma wibaza niba ijuru ririho koko, cyangwa se nimba ari byo wabeshywe nk'uko abantu bakubwira. Tujye tubirebe rero uko ijuru tugomba kuryitegurira. Niyo mpamvu Kristo nawe amaze kuzuka, abantu baramwibutse, yaramaze kwambikwa wa mubiri mushya. Urabyibuka? Mariya Madalena yaramwibutse igihe Kristo yavugaga izina rye, Mariya Madalena yahise amwibuka. Intumwa ze nazo zaramwibutse, nubwo yari yambitswe undi mubiri mushya, intumwa ze zaramumenye. Mose nawe na Eliya nabo abantu barabamenye, bamaze kuzuka, bagiye kugenda bambitswe undi mubiri mushya, abantu barabamenye. Wa mugabo w'umukire w'umuherwe Lazarus nawe yaramumenye nyuma y'urupfu. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe ijambo ry'Uwiteka ntabwo ritwereka ko abo turi bo bihindurwa cyangwa bikurwaho, ahubwo bitwereka ko abo turi bo birahinduka bigahindurwa. Reka turebe rero, reka turebe igitunguranye hano. Kuba tuzibuka abantu ntago bivuga ko tuzaba nk'uko tumeze ubu ngubu, kuko tuba twahinduwe, ariko tuzamenyekana, twibukane mu bundi buryo Imana izaba yaduhinduye. Kristo ni uvuga ngo nta kurongora cyangwa kurongorwa bizaba mu ijuru, ariko ubusabane n'abantu, imibanire n'abantu ntago nubwo bizavaho, ntago bizavanwaho, ahubwo bizahindurwa. Ibya hano ku isi nibyo bizavaho nk'uko tubizi hano, ahubwo no bihindurwe mu bundi buryo uko Imana yabigennye. Urukundo rero ntago ruzaba ruto hariya, ahubwo ruzaba rugari, rwere, maze rukwire mu bantu Imana izaba yarahaye ijuru. Niyo mpamvu rero tutazirika ku by'isi, yaba ubwoba, yaba kubura ibintu, ibyo bintu ntabwo bizaba bikibaho. Tuzibukana umwe kuri umwe binyuze mu kuri, atari mu gushaka ibintu cyangwa se n'ibindi byose biri hano ku isi. Isi rero iri hano, turi hano, itwereka ibyayo, ariko n'ijuru rifite ibyayo. Ijuru rero niyo mpamvu tuzibuka nta mubabaro. Uzibuka kandi umenyekane, nawe umenye abantu bazakumenya, nawe umenyekane. Ibyo bizaba nta mashyari, bizaba nta bwoba, nta gutandukana. Uri we bizagumaho, ariko ubwiyemezi
kwiyumva, ibyo byose bizagenda. Kuri kuzahoraho iteka ryose. Ariko ba bantu bumvaga ko bagomba gufata abandi bugwate, ibyo byose bizagenda. Ikibazo nyamukuru rero wakwibaza ni iki ngiki, ahubwo ntabwo ari uko tuzibuka abantu, ahubwo bo bazibuka abo twabaye, abo turi bo muri icyo gihe. Ninde wumva wifuza, unyotewe kuzibuka ugeze mu ijuru? Kubera iki? Tubwira umuntu wumva kabisa urangamijwe imbere, yaba bagiye cyangwa bari hano, nitugenda tuvuye hano tukazagerayo. Ninde muntu wumva ufite inyota yo kuzibuka? Kandi kubera iki? Byandikemo bitubwira. Ijuru rero tubwira ko abo turi bo ni iby'agaciro cyane, kandi urukundo ruhoraho ibihe byose, ariko rugomba kwezwa, urukundo ruzezwa, kuko Imana ni urukundo. Imana ni urukundo ruhoraho rwejejwe, natwe urukundo rwacu ruzezwa icyo gihe. Ubusabane bwacu hano ku isi rero bukaba ari nko kudutegura, atari uko twibasira cyangwa ngo uvuge ngo ufishe umuntu bugwate cyangwa umufate ntaho nta kamaro afite, ari ukumukoresha gusa umubeshya ngo uramukunda kandi utamukunda. Gira urukundo nyarukundo, rwa rukundo rwejejwe rugutegurira ijuru. Ibintu rero bifite umumaro hano ntabwo bizaba bigifite umumaro hariya ku ijuru. Ni ukuvuga ngo yaba gukira, ibyo byose ugakizwa indwara, ibintu byose bizaba bituganisha ku bugingo buhoraho. Atari ukuvuga ngo tuzibagirwa ibyo tuzi. Icyo gihe ntabwo tuzibagirwa ibyo tuzi, kuko tuzibuka, byanze bikunze tuzibuka. Imana rero ubwo izongera kudusubiza uko twari tumeze, umugambi wayo yari yarateguye, icyo gihe aho tuzaba nta mibabaro. Imibabaro izagenda. Imana noneho uko yaturemye, gahunda yari ifite irema muntu izongera isigasirwe, twongere dusubire mu busabane n'Imana. Uyu munsi rero nkaguhamagara nkakubwira nti, uyu munsi baho mu buryo butazagutera ipfunwe n'ikimwaro, ukuzibukwa muri ibyo bihe twaragize ijuru. Mwongere ngusubiriremo, gerageza kubaho ubuzima uyu munsi butazagutera ipfunwe n'ikimwaro, ubwo tuzaba turi kwibukana tugeze mu ijuru. Nakubwira nti rero tugerageze kugira ikirenge mu cya Kristo, ko yabayeho, tubeho ubuzima bwiza, kunda bose, bufite urukundo, bufite imyumvire y'ijuru, ku buryo nitugera mu ijuru tutazagira ikimwaro n'isoni tugeze hariya mu ijuru ko tuzibukwa. Ese wumva ushaka kuzibuka ute? Nibwo nanjye nahise mbyibaza, uzi ko bya bintu bikomeye, kuko muri kiriya gihe uko tubayeho uyu munsi, ibyo turimo byose twirukankaho ntabwo bizaba bifite agaciro, ahubwo ubuzima twabayeho, uko twafashije abandi, uko twabereye urumuri, uko twabahaye urukundo nyarukundo ruzira uburyarya, uko tutagize amashyari, uko twakunze ukuri, uko twashatse ukuri tukagusangiza abandi, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Gerageza rero uyu munsi kubaho ubuzima butazagutera ipfunwe n'ikimwaro cyo kuzibukwa kirya gihe turi mu ijuru, turi mu mudendezo. Nabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.